Ese waba warigeze ugerageza nko kwikirigita? Wagerageje uburyo bwose bushoboka wikirigita mu kwaha, wikirigita munsi y'ibirenge, ku nda ndetse n'ahandi hose gusa byaranze. Nyine ubyumva ushaka kumva bitangaje. Kuki undi muntu agukirigita wowe ugakirigitwa ugaseka ariko wowe wakikirigita ntibikunde? Tekereza uburyo undi muntu yakoze ahantu ukirigitwa, haba mu kwaha, munsi y'ibirenge cyangwa se ahandi hantu usanzwe ukirigitwa, umubiri wawe uhita usubiza kuri ibyo ngibyo wumvishe, ukaba watangira guseka ukajya ahandi kure, ndetse kandi ukaba utabasha no kugenzura ibyo bintu birimo birakubaho. Gusa wowe wagerageza gukora ibyo ngibyo, ubwonko bwawe bukabyirengagiza. None ibi ni ukubera iki? Ibyo tugiye kuba twamenya uyu munsi. Njye ndi iFabrics. N'ubundi igisubizo kiba gihishe mu bwonko bwawe, kuko niho hantu haba habitse amakuru menshi. Ubundi ubwonko bwawe iteka babamo buragena ngo niki kigiye gukurikiraho. Ntabwo waba ukizi, gusa bugendera ku bumenyi busanzwe bufite, bo bukaba bwagena ngo ese niki kigiye gukurikiraho. Rero buri segonda bugenda bwakira amasinyari amamiliyoni avuye mu maso yawe, mu matwi yawe, mu ruhu rwawe ndetse n'ibindi bice byose by'umubiri. Aya masinyari aba azanye amakuru. Rero nk'iyo umuntu agukozeho, ubwonko bwawe ntabwo buba buzi ngo ni ryari, hehe cyangwa se ni gute uwo muntu ari buze kugukoraho. Rero ku bw'uru rujijo bituma ubwonko bwawe butekereza ko iki kintu ari ingenzi, bityo umubiri wawe utangira kugenda witegura. Gusa wowe ukoresheje nk'umubiri wawe ushaka kwikirigita, nyine ubwonko bwawe buzi icyo ugiye gukora, nyine buba bwiteguye. Bivuze ngo bumenye ikigiye kuba mbere y'uko icyo kintu kiba, kuko n'ubundi ikigiye gufata akaboko kawe kikakohereza aho ugiye gukirigitwa, n'ubundi ni ubwonko bwawe. Ubwo rero bitewe n'iki ngiki kiba kigiye kuba, ubwonko bwawe bugabanya kwa gutungurwa kwari kuba, kandi nyine udatunguwe. Gukirigitwa bigaragara nk'ibintu bisanzwe, mbese make biba byacitse intege. None ka twibaze ngo rero ni gute ubwonko bubihagarika? Ubundi mu bwonko bwawe hari sisitemu iba ishinzwe kugenda igereranya icyo ubwonko buteganya kuba cyaba n'ikiri kuba. Nk'urugero, iyo uramutse ujyanye nk'akaboko kawe ahantu runaka, ubwonko bwawe bugena ikigiye gukurikiraho. Nk'urugero, niba ugiye kubakora nko ku kirenge, ubwonko bwawe busanzwe buzi neza yuko ikiganza cyawe kiragenda, hanyuma intoki zawe zigafata ku ruhu rwawe n'ubundi, hanyuma ukumva ikintu runaka kigiye kuba aho hantu. Rero kubera yuko ubwonko bwawe bwagennye icyo kintu ukuntu kiri buze kubaho, nihagira ikintu runaka wumva, ntabwo iri bwigwe ibyitaho cyane, kuko isanzwe izi ibiri bubi. Abahanga rero bizera yuko igice cyitwa cerebellum aricyo gishinzwe bino bintu. Iyi cerebellum ifasha kuba wakumva uburyo ikintu cyagiyemo, wenda nimba ngiye gukora ahantu runaka, niba ibyo ubwonko bwari bwiteze ari nabyo byabaye, nk'uko wabigenye ariko byagenze, icyo gihe ubwonko bwo bwibwira yuko byakozwe nabwo, ndetse kandi icyo gihe nta kintu kibi cyahabaye, mbese muri make nta kintu giteye ubwoba gihari. Icyo gihe rero uburyo bwari bwitwaremo cyangwa se uko umubiri wawe bwitware bihita bigabanyuka. Gusa hari undi muntu ugukozeho, kwa kundi ubwonko bwateganyaga ikintu kigiye kuba bihita buhinduka, kuko umuntu yawukozeho babyumvikana nk'ibitari bisanzwe. Aha rero niho utangira kwisanga urimo urakirigitwa. Aha rero niho ushobora kubona gakeya cyane bikaba byatuma useka, kandi wowe wakwikuraho ukumva nta kintu gisanzwe kihabaye. None ka twibaza ngo ni ukubera iki rero ubwonko bukora buno bushobozi buhambaye kandi bidasanzwe? Abahanga nabo bizera yuko ibi ngibi bishobora kuba byarafashije umuntu kugira ngo arokoke, kuko nk'urugero imyaka myinshi ishize, abahanga bagombaga kuba bagira icyo batekereza ku kintu cyose kibaye kibegereye, cyane cyane bya bintu bitari bisanzwe byitezwe. Rero ko umuntu yagukoraho vuba vuba cyangwa se agukozeho utari ubyiteze, bishobora kuba byateza ikibazo runaka. Niko babitekerezaga kandi byari n'ukuri. Nk'urugero, niba ari nk'agasimba gato runaka karimo karakugenderaho,
cyangwa se ari umuntu ushaka kukwataka, iyo hari ikintu wumvaga rero nko ku mubiri wawe cyangwa se wumvishe nk'ijwi, byatumaga uhita utangira kwitegura kandi ugasubiza icyo kintu wumvishe vuba vuba. Gusa nk'iyo umubiri ugenda ugira icyo ukora kuri buri kintu cyose gikozeho, kabone nawe twe twaba twikozeho, icyo gihe byakuzatuma ubuzima bwacu bwose buducanga, twari no kuzagaragara nk'injiji. Ngaho nawe tekereza, igihe cyose wikozeho ku isura ahantu aho ariho hose, utangira guhita useka. Iki gihe ubwonko bwawe bwari kuzarambirwa amakuru yose bugiye bwakire, uko wikoze ku isura ubitekerezaho ngo ese nta kibazo biri buteze, iki gihe ubwonko bwawe bwari buzacanganyukirwe pe. Aha rero niho ubwonko bwawe bwatangiye kugenda bwiga ibyo uri gukora wowe ubwawe ndetse n'ibyo abandi barimo barakora, self made sensations na outside sensations. Iki gihe rero byafashaga umuntu kuba yatandukanya ibintu byabaye abigizemo uruhare n'ibintu byabaye bitari byitezwe. Gusa igitangaje, hari abantu basanzwe bikirigita bakaba banaseka. Niho rero byatumye abashakashatsi bakora imashini ishobora kuba yajijisha ubwonko bwawe, bakaba bashyira intera ntoya cyane iri hagati yo kuba hari ikintu runaka kirimo kiragenda kiva ku muntu ndetse n'ibintu arimo arumva. Mbega muri make wenda uko umuntu yari bugukoreho ukaba wabyumva mbere cyangwa se ukaza kubyumva nyuma y'uko yanagukozeho. Iki gihe rero iyo ubwonko bwatangiraga kumva ibintu bibaye ibizi, icyo gihe gukirigitwa byahitaga bihagarara. Ibi ni ibintu byerekana yuko gukirigitwa bitajyanye n'uruhu, ahubwo bijyanye n'uburyo ubwonko bwumva amakuru ava ku mubiri. Ubwo rero bisobanuye yuko niba hari umuntu ugukozeho ugakirigitwa, ntabwo ari ikibazo, nta nubwo ari n'igisebo, ntabwo ari umubiri wawe urimo urakugira injiji, ahubwo n'ubwonko bwawe burimo burakurinda bugenewe ko hashobora kuba haba ikintu runaka kibi, kandi bikaba byaradukomotse ku basekuruza bacu. Njye nari iFabrics. Niba hari indi video ushaka ko tugukorera, twandikire muri comment.